abasigaye mukora rero namwe nimuhura n'ibibazo nimuhumure kadusenga Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, uri Imana nyamana, uri Imana waduhamagariye umurimo, wagendanye nanjye. Mana ndabigushimiye mwami wanje, ndakwinginze itorero ni iryawe si iry'umuntu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro amasaziro mu mwuka. urumva turi abacu twigeye, ntago turi abacu twigeye ubugingo bwacu. urabona ko yabaje bati ntabwo mumpa ibyangombwa by'ubugingo mbe bijyanye. noneho mujya mutekereza iyo ubutunzi bwanyu buri ari umushyira imitima yanyu. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushi uko bukeye. urumva ko rero ibikunda iby'isi bimaramo imbaraga abantu b'Imana. byose ndabyemererwa, nyamara ibingirakamaro si byose. byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Nshuti bakunze b'ikiganiro amasaziro mu mwuka, twongeye kubaha ikaze muri kiganiro cyacu. Mu biganiro biheruka twarebeye hamwe impamvu Yesu yasabye intumwa kuguma mu cyumba cyo hejuru bakarindira kugeza igihe bazahererwa imbaraga z'umwuka wera, kugeza igihe bazabatirizwa uyu mubatizo, kugeza igihe bazambarira imbaraga kugira ngo babashe guhamya cyangwa babashe gukora mbese bya bindi byose bikenerwa kugira ngo umuntu abashe kugira icyo akora. Bagombaga kuba abahamya b'umuzuko, bagombaga kugira ibyo bigisha cyangwa se bigishwa n'umwuka, bagombaga ndetse no kubona amafaranga y'urugendo, mbese bya bindi byose bikenerwa kugira ngo umuntu abashe kugira icyo akora. Tukaba turi buze rero kurebera hamwe n'abatumirwa bacu kwambara imbaraga, bagahabwa imbaraga z'umwuka wera kugira ngo babashishwe gutsinda ikinyoma cy'abayuda kandi babashe no kunesha uburiganya bwari buri muri icyo gihe. Gusa turi kumwe n'abatumirwa, turaza gusubiramo bimwe muri byo twarebye ubushize, tunarebe icyo tuza kurebamo uyu munsi. Muri studio turi kumwe na Pastor Emmanuel Uwambaje, turi kumwe na Pastor Justin Gatanazi. Bakozi b'Imana muraho neza? Muraho. Uraho Pastor Emmanuel? Naho ndashima Yesu. Rero ntekereza yuko uyu munsi nakaye agaseke uyu munsi turaza kuvuga uburyo ki hari idini ishaje imaze imyaka irenga 1500 ya Kiyuda itarigeze yakira Kristo kandi yaraje. Umwuka wera agomba gutuma rero isenyuka akavuka itorero. Nukuvuga ngo turarebera umwuka wera asazura idini, uburyo umwuka wera asazura idini akava mu itorero kugira ngo icyo kinyoma cy'idini gishire, abantu bave mu kidini haba itorero. Ni mu gihe cy'amavugurura y'itorero, mu gihe cy'abaruteri. Iki kiganiro gishobora kubaza kutubana kirekire kuko birasaba ko n'abantu bamenya idini ni igiki. Kuko abantu bose bajya mu madini haba habaye iki? Umuntu atagize idini yaba iki? Nibinashoboka twaza kuvuga itandukaniro riri hagati y'idini n'itorero. Ikintu cyitwa idini urumva ko hari ibintu byinshi. Itorero ni igiki, idini ni igiki. Nuko ikintu cyitwa religion ni igiki, ikintu cyitwa eglise ni igiki. Pastor adutegura ijambo ry'Imana tugiye gutangiraho, Pastor Emmanuel, reka nubundi tudatinze muziko ya minota yacu tujya tugira ngo ni myinshi ariko igiye ducika. Reka dusabe Justin asenga Imana, hanyuma Pastor nawe atuyobore mu ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo waje mu isi agacungura abantu, turaguhimbaje kubera ko uduhaye kwa bazima muri amasaha y'umugoroba, kandi turagushimira kubera ko udushoboje kuboneka hano muri studio. Icyubahiro n'ikibi cyawe ibihe byose. Turagusaba kugira ngo twebwe abari hano utwuzuze umwuka wera wawe abari we utuyobora muri kino kiganiro, kugira ngo abantu baduteze amatwi bumve ibyo ushaka ko bumva, kandi umwuka wera afashe abaduteze amatwi kugira ngo nabo basobanukirwe ubushake bwawe, kandi ukuri kwe kubabature, kandi ukuri kwe kubahindure. Ubuntu bwe bukomeze buganze mu mitima yacu n'amahoro yawe,
n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Aha. Ya kino kiganiro intego no kugira ngo twibutse abantu ko nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu w'imbere ahinduka mu kiko bw'icyo no ko bukeye. Yego. Twaje kubona ikinyuranyo rero ikinyuranyo abantu bacu benshi batangira nabi bagatangira neza bagasoza nabi. Kandi ugasanga rimwe na rimwe ugasanga uko umuntu atinda mu idini agenda apfa. Agenda saza. Barakubwira ngo uyu muntu ngo agitangira ngo yari muzima. Noneho kibazo ukuntu umuntu niba yari muzima atangira ko yagiye arya ibiryo by'umwuka ubyumve niba umuntu yaraje atangira muri restaurant nzima noneho ni gute yatinze muri ibyo bintu aho gira ngo abe muzima akaba mubi kuruta uko yaje ameze. Ibyo gusaza bituruka yashaje ati yapfuye ati yishwe n'iki. Ubwo rero turimo tubwira abantu bateze amatwi ko umugambi w'Imana atari uwo. Umugambi w'Imana yavuze ngo nubwo inyuma hasaza ariko imbere bagenda bahinduka bashye ko bwije no ko bukeye. Ariko byagaragaye yuko basazira rimwe. Nayaza muri ya 84 na kane yitse vuga ngo bagenda bagwiza imbaraga uko bwije nuko bukeye imbaraga zigenda ziri kugwira zagombye kwiyongera. Ariko ikibazo nuko tujya kubona tukabona ubu ngubu hari ikinyuranyo twabonye abantu uko abantu bagenda bagwiza imbaraga aho kugira ngo bagenda bagwiza imbaraga ahubwo nizo barafite zikagenda ziri gushira nizo zirarangira kandi aho zitangirwa cyangwa ari byo bigisha cyangwa ari byo babamo. Rero Dawidi nawe yaravuze ngo asubiza intege hehe ubugingo bwanyu. Twabonye ibintu byinshi rero bimara nk'abantu mw'imbaraga abantu b'Imana. Ariko ikintu rukumbi kimwe twabonye abantu bose bahuriyeho ni iby'isi. Twasanze aricyo kintu kinakomeye cyane. Iby'isi bimaramo umuntu mw'imbaraga batikiriyemo cyane. Niho babwiye Efurahimu ngo ni inuma y'injiji ngo kubera yuko ngo yivanze n'abanyamahanga bamumaramo imbaraga. Ariko kumara imbaraga cyo cyari ikibazo. Ikibazo ngo nuko atabimenye kuzimumaramo ntabwo si gitangaza nuko kutabimenya nicyo gitangaza. Bamaze nk'imbaraga ntiyabimenye. Ureba abantu barwana nuko badashaka no bashaka kubivuga. Bashaka kwemera ko zihari bashaka ko tubabwira ngo kandi zidahari rwose ngo mufite imbaraga kandi barameze imzirutarutaro zigaragara kuko batanireba kandi bameze nk'umutsima wahiye uruhande rumwe uruhande ahangaha wenda naho arige tuzahacereye no kubaza ngo murabona n'abazimeze Pastor Emmanuel mubi mfite wowe ntuzizi ahubwo uzimbwiye ahubwo turashwara. Pastor Emmanuel genda natekereza ko arige tuzanabisesengura kuko bishobora ko abantu baba batanabizi koko ariko nashaka no kuyimenya ariko nyine amatwi yarapfuye. Nyine niyo ntego ya kino kiganiro kubera ko ibi byamaze kuba icyorezo. Uko byagaragaye yuko abantu benshi bigenda biri kunyurana. Uko abantu bagenda bari gusaza bambe bikajyana. Bagasaza mu mubiri no mu mwuka bagasaza. Utamukeneraho ubuzima ngo ubone akuze mu byo yita idini cyangwa se niba ari umurimo ngo umwegere umuntu w'Imana ugasanga ni intumbi. Aho kugira ngo bagende bagwiza imbaraga zikagenda ziri gushira niyo ntego ya kino kiganiro. Siyo ntego kino kiganiro kuko iyo ndwara yamaze kuba icyorezo kandi kigaragara cyo nuko yandura. Ni indwara yandura y'icyorezo. Ni indwara yandura kubera ko twanze harimo n'amatsinda banigisha abandi. Uretse no kubikora ubwabo bigisha n'abandi kubikora bagashima ndetse n'abandi bagashima n'abikora ahubwo baranabiraga abantu babiraga abakuze ngo babisigira ngo bahagarara imbere ngo bakabuza ubwabo ntibinjira bakabuza n'abinjira umuntu kwinjira. Ubwo rero abaduteze amatwi bumva iki ngiki intego yacu umuntu wese uteze amatwi yatangiye ati uwo utikumva watangiye. Uyu munsi rero wabivuze Pastor Emmanuel twibutsa abadukurikiye iki ni kigana amasaziro mu mwuka kandi turi kumwe na Pastor Justin Gatanazi na Pastor Emmanuel wambaje na Pastor Clement Muganza. Aho tugeze ni ukureba noneho iri dini kugira ngo kuko ryashaje kuriya twasanze umwuka wera ushobora kurisazura. Imana mu bitatu umwuka wera za kora kugira ngo abantu bamaze imyaka myinshi baba mu kintu nk'icyo mu kinyoma. Ubuke ko twasanze na Efurahimu nani Rubeni imfura ya Yakobo ngo yabwiye bene nyina ati ntago ngikana. Yarababwiye ati ntago tugenda kandi bari bahagurukanye ngagira kurugura avuga ati nukuri uruguri sinarurenga ngo amasezerano ngo nambuke ngo mu gihugu cy'amasezerano. Yageze ku kibaya sanga kiranetera yaravuze ati naguma hano. Noneho Mose avuga ati se ko ari wowe wari imfura niko tutagenda ngo ujye gutuma n'abana barumuna bawe bagumuka. Aravuga ati ndabaherekeza
ati nzabafasha no kurwana nzabafasha kurwana yababwiye ngo nzabagezayo ariko jewe yavuze ngo gakondo yanjye hakuno umva ijambo rikomeye yavuze ngo gakondo yanjye hakuno kandi ngo ndibujye kubafasha kurwana ngo abagore n'abana ngo turabasiga inaha ngo turabakingirana mu bipangu noneho ngo ngiye mafasha kurwana mbagezeyo ariko ntuzirige umpa 8 ndabaherekeza ngo ko gakondo yanjye baherekeje abandi bamaze guhitamo gakondo bazi kubyigisha ariko gakondo hakurya bamaze kuyemera ubugingo byararangiye gakondo yabo ni hakuno ubwo rero ndagira umwuka wera yagomba kumanuka rero twabonye ibintu byinshi yagomba gukora uyu munsi turavuga kimwe muri ibyo byinshi twabusanga bagomba guhamya ko Yesu yazutse twarakirebe cyo ni cyambere usanga hari inyigisho Yesu yigishije bari bagiye agomba kubibutsa ikindi bakeneye amafaranga y'urugendo no twarakirebye ubushize twaretse ku mafaranga y'urugendo amaze kuza uko yaje n'abandi bagiye kugwa muri uwo mutego wa Rubeni intumwa zikimara kubona amafaranga zaretse kuvuga ubutumwa no gusenga zirirwa zibara ngo batuye angahe ariko ramuka ni mubi ngo nangahe yaje yagenze gute ngo banarangiza ngo bakayagabana bakurikije ubukene uko umuntu akennye kandi abari bakennye kuruta abandi bari intumwa baramaze imyaka 3 badakora ntibahembwaga ariko uko uramuka wandura ko umwuka mubi rero urandura noneho ngo kandi batankozamwo kurenganya udafite mwene wabo ntayaboneho nubwo yaje azanywe n'umwuka we niyo mpamvu abandi bacikanye nubwo yazanywe n'umwuka we ariko umuntu utafite mwene wabo ntiyabonagaho kandi ubu niko bimeze udafite mwene wanyu ntabwo rwose ibyiza by'idini ntiwabibonaho keretse ufite mwene wanyu kujugunyamo ubwo rero reka twikomereze uyu munsi rero tugeze ahantu ho gusenya idini y'ikinyoma yari yarapfuye iri maze imyaka 1500 iyo tubara iyo myaka tuyibara dute iyo myaka iyo ushaka kubarira idini urihera idini ryatangiye ryari muribuka ko Imana yahamagaye Aburahamu abyara Isaka abyara Yakobo yakora abana 12 imiryango 13 iza kwigabanyamo kabiri muri Egiputa bavayo bavuyeyo rero idini rituribara twebwe idini nyaryo tangira ryari rya Mose ubwo ryo mu butayu arihera mu butayu niko yavuze Stefano yavuze itorero ryo mu butayu Mose yarayoboye noneho rero iryo dini rya mbere kuko Imana yavuze ngo mu ndemere ubuturo bwera turi hagati muri mwe kandi nibyo nibwo yashyizeho abatambyi kuko aho ngaho niho ryahereye kuko nibwo batangiye umenye ko aribwo bari batangiye gutamba ibitambo amategeko ubwo ni Bibiliya ibitabo 5 bya Mose ubwo abatambyi ubwo baje nyine ngo ni babantu bose bari mu nsengero nibwo ibitambo byatangiye gutambwa ubwo rero tubarako hariya nta muririmbyi wari uhari waririmbaga cyane hari ba Miriyamu hari abatambyi hari abo kwa Aroni idini ryaturutsaho idini ribakize urusengero idini urusengero baterura ihema bagendana amategeko yo kweza ibitambo ubwo nyine urumva ntituzakureba bya bitambo byaje kubamo ibibazo urabona ko abana bo kwa hagana abo mu gihe cya Eli mu batambyi Eli se abana be bajya gufata ibitambo bakajya barobamo umushito bakazamura hiye ntago ryanatinze usajagira idini ryabo ryamaze kinini ririzima byapfuye rigitangira byapfuye ako kanya nizo bageze mu gihugu cy'amasezerano bakwibuka izindi mana bafite n'isanduku bakajya bakorera bagasamanira mu rusengero kandi baje gutamba ibitambo mu butayu byarakomeje rero Imana si barimburira yose icyo bapfaga basega ikirwa mana iri dini rero ryari Yesaza ryari maze imyaka 1500 bikora ariko ryarapfuye byararangiye idini rishobora kubaho rigapfa rikarangira ariko rikagumya rigakora n'abarire bakabona rihagaze Yesu yasanze rihari ariko kandi ikintu kitangaje ariko ari ikinyoma ariko ikinyoma abayobozi b'iryo dini bari bazi ibyo barimo kuko bigishaga abantu ko bategereje Mesiya noneho abantu bakabyakira ariko inyuma mu gikari cyari ikinyoma kera bejeje ukuntu ikinyoma gitagatifu mo urumva ariko harimo n'akantu kuko urumva babwiraga abantu bati dutegereje Mesiya ko azaza mbo ibyo ngibyo byari ibyo mbo kuba bategereje Mesiya byari ibyo ako noneho ikibazo ahantu kivukiye niba bari bategereje Mesiya kubera iki yaje ntihamwakire kandi nta kimana itakoze kubera ko Imana yabanje kureza Yohana Umubatiza bategenda ubinteguza yo kuvuka kwa Mesiya yabanje aramutuma ati kubera ko
hariho hashize imyaka irenga magana Imana yarababaye wowe genda uhagarare abantu bamaze igihe ubwira abantu ko Messi yaje mu ntege nke mu butayu bw'Yudaya kawera kugira ngo abashe kubwiriza bamaze imyaka magana bareko bazanzamuka rero bakamo ikintu cyiza kana ko bari bazi ko Messi azaza ni nk'ibi ngibe abanyamadini birirwamo Kristo agomba kuza ariko kubivuga ni kimwe imyitwarire naho nashaka kubigenderamo gusa nabyo imyitwarire y'utegereje Mesiya ifite yaravuze ngo kubivuga ni kimwe ufite ibyo byiringiro yiboneze kuko nguwo aboneye nyine ikibazo pastor ikibazo naho ngaho kiri aba batambye bari kubwira abantu bati ijambo twicayeho ubutumwa ubutumwa dufite nuko Mesiya azaza hari ibintu pastor yaravuze ngo icyerekana ko bari babizi ko azaza ni igiki icyerekana rero nuko Imana yavuze atumva wasanga barabyibagiwe kandi umuhanuzi none bitewe nuko yagomba guhanurira abantu bapfuye ubyibuke yagombaga n'inzego za leta yarameze nka Ezekiel mu kibaya yasabye ko amara imyaka 30 arya ibiryo hawe n'umwuka arya ubuki bw'ubuhuru imyambaro ambara umwambaro umwe aba mu mwuka kugeza igihe yarahagutse avuga ngo yerekewe buri giki wibuke ko Yohana Umubatiza yavutse mu gitambye igitambye cyagiraga inyama baryaga inyama buri gihe ariko Imana iramwirukana imuvana mu nyama imukura mu biryo Zakariya ari umutambyi ukomeye hari inyama basigarana yaramubwiye ngo nacuka kugira ngo avuge ibyo nshaka singomba kwarya ibiryo byo mu gitambye naveyo atungwa n'ubuki yacukuye bw'ubuhura yambara umwambaro umwe abiyo ngiyo kandi abe mu butayu ntabane n'abatambyi bashaje urumva Imana yabonaga ntacyo bazamumara yamuhungishije yamukuye mu bantu sinakubwira ko byandura urumva ntacyo bagomba kumwigisha indwara yandura urumva kwa muganga y'indwara yandura bagushyira mu kintu cyo karantene mu kintu cyo kato n'amatsinda urumva none se kubera iki Imana yafasha Aburahamu ikamubwira ngo mva mu gihugu aha pastor bari muvuga rero ni iki cyerekana ko aba bantu bari bavuga ko Imana imaze kubona ko barangiye isanga na Yohana Mubatiza navukira yarabanga Yesaya yaravuze ngo umunsi umwami Uziya ngo nibatangamo mu gihe cya gatatu cyo muri Yesaya yaravuze ngo ndi umunyaminwa yanduye ngo naho ntuye ni munyaminwa yanduye ntumva ko yari umwana w'indani imbere Imana avuga ati reka mfata Yohana muvane kwa nyina amaze gucuka ngewe muhate mu mwuka uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza igihe yerekewemo Abisirayeli rero ahagurutse kuko bari bategereje Mesiya baje kumwumva bagira ngo baramubaza bati ni wowe koko bari bazi ko Mesiya azaza kuko baramwitiranye idini ikibazo rikora riragenda rikabwira abantu misiyo yaryo noneho barangiza bakanyuranya n'icyo bavuga urumva barabashe ngo ni wowe Mesiya cyangwa n'undi urumva yaje afite imbaraga n'ubutware nk'ibya Eliya afite n'umwuka bayobwiye aturutse none aravuga ngo sinjye urumva no kubabwira ngo nzabwira igihe azazira ngo cyakora uwantumye yarambwiye ngo uwo nzabona ikimenyetso cy'inuma kimanutsemo ngo nzamenye kariwe noneho rero batisingewe atiko ndi umuntu urangurura inzira utunganya inzira ariko pasa tekereza ko Yohana yarababwiye ngo hari undi uhagaze muri mwe undusha ubushobozi sinkwiriye ngo ahagaze muri yaravuze ngo yaraje ari muri mwe akantu mugasobanura nukuvuga ngo yababwiraga ko ari muri bo rero yarababwiye ko yaravuze ngo yantumye kubatirisha amazi bagira ngo mwumve neza Yohana yaravuze ngo iyantumye kubatirisha amazi yarambwiye ngo uwo nzabatiza inuma umwuka wera akamumanukira mu ishusho y'inuma wibuke ko Yesu abatizwa umwuka wera yamanutse mu ishusho y'inuma amuhagarara ku rutugu ijwi rivugira mu ijuru uyu mwana wanjye nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira mumwumvire urimo urumva mumwumvire noneho Yohana ngo ariko Yorodani barangije bamutumaho bamwe ati tubwiza ukuri wikwishushanya ni wowe Mesiya cyangwa ntabwo uri we arabwira ati nge ndijwe ryurangurura mu butayu ngo mutunganye inzira z'Uwiteka mugorora inzira ze genda batirisha amazi ariko hagati muri mwe hahagaze undusha ubushobozi ngende kubatirisha amazi ariko wowe azabatirisha umwuka wera n'umuriro bati intara iri mu kuboko kwe azagosora bukomeye cyane azagosora atandukanye amasaka
n'umurama. Amasaka azayahunika mu kigega, ariko umurama azawutwikisha umuriro utazima. Bati ndetse intorezo zigezwe ku bishyitsi by'ibiti, kugira ngo igiti cyose aho cyaba kivuka hose amazina cyaba cyitwa uko cyaba gisa kose, kibe ari bya biti bihenze. Nisha cyo kimaze imyaka 1500 kiba ari ribuyu, urumva? Nisha kiba ari ribuyu, ni ikidini, cyangwa kibe bois rouge, ni ikidini yavuga. Ni cya kidini, ikidini cyose kitera imbuto, igiti cyose kitera imbuto. Murumva? Umuntu wese umvugana namwe intorezo ziri ku bishyitsi by'ibiti, kandi bari bamaze imyaka 1500. Ariko ivuga butumwa ryaba bararihinyuye rero. Urumva? Ati intorezo ezari bumvugana namwe yamaze kuzishyira ku gishyitsi cy'igiti kugira ngo agiteme. Ubwo twema turebe cyerekana ko bari babizi. Yesu abatizwa ntiyaje wenyine. Ubuke ko hari abasirikare, hari n'abashiye gusoresha. Bamubwira bati twebwe se gudutegetse iki? Ati ko ngura ari guharura inzira z'Uwiteka, ati munyurwe n'imishahara yanyu. Urumva? Abo n'abasirikare. Abakoresha bikoro bati nimwaka abantu birenze ibyo mwategetse. Nimwaka amafaranga arenze ibyo babategetse. Arangije Yesu abatizwa bari bahari. Ndetse bamwe mu bigishwa ba Yohana bahise bajya kwa Yesu. Ariko pastor wakongera kandi kantu ko hari n'ababatizanyijwe na Yesu. None hari abantu babatizwe rimwe nawe. Ntago yabatizwe wenyine. Ntago ryaje muyereko. Ryaje kumanywa. Bava mu mazi. Ubwo muri make bamenya ko yaje. Atangira ministeri barabimenya. Kandi yari yababwiye mbere. Idini rirabimenya ko yaje. Tivyanamubajije. Ovuka ntiryabimenye. Imana ibonye ko batabimenye, iravuga ati bwo batabimenye reka basi abatizwe ndeye ko bimenye. Igituma hari ijambo nabonye bisanisha n'idini. Kuki idini ritabibona? Umva rero ko idini ritabimenye. Nasomye ijambo kandi ryo bivuga. Ijambo mu Baroma rivuga ngo nuko rwose ngo muhinduke rwose mugize imitima bishya. Abaroma 12 umurongo wa mbere witwa kabiri. Mutange nuko bere data bakundwa. Mutange imibiri yanyu bizima byera bishimwa n'Imana. Ni uko kwakanye gukwiriye. Kandi nimushanye nabiki gihe. Ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye. Akoresha kuvuga kugira ngo mumenye iby'Imana ishaka nibyo bishimwa kandi yo byiza. Imana Yesu yari yavuze ngo ntiyakora ikosa ngafata umutobe ngawumene mu mufuka washaje, kuko iyo vino yabipfuye ubusa umufuka ugaturika. Yavugaga idini. Aravuga ati kandi nta wafata umwenda ushaje ngo utere mukire mu gishya. Umwenda ushaje n'ibya dini ngo utere mukire mu gishya ngo byose byatabuka ngo ucyo kintu cyatabura aho ngaho. Noneho rero icyo dushaka kuvuga hano, urumva inyungu umuntu afite mu idini zituma adashaka kumva ukuri kuko afite inyungu. Uribuka ko bari bafite business bakoramo. Twumvikanishe ko kugira ngo abantu tubigendanemo neza, ahangaha haranakomeye. Idini ni iki? Idini ni iki? Kugira ngo amasome ijambo rero. Bazusome ijambo. Amasome ijambo ry'Imana. Hanyuma tuza kuvuga idini ni iki? Tuza kuvuga ikintu gisaza. Idini hanyuma tuvuge na idini ni ikintu cyitwa n'itorero. Reka nsoma umwuka wera ibyo yakoze ukuntu yaje kugisenya. Reka nyamujya yakoze ntumwa ibice 17 umurongo wa 5 ngeze ku 9. Hanyuma tuze kuvuga ngo idini ni iki? Byakozwe ntumwa ibice 17 umurongo wa 5 ngeze ku 9. Yego. Muri za Bibiliya zose. Bibiliya ngenda soma Bibiliya isanzwe 17 nanjye ndibuze gusoma birekenwa iki gihe 17 byakoze ntumwa 5 ngeze ku 9. Ariko abayuda ubu nivuga abayuda mwumve ko ari idini. Kwitwa umuyuda ngo mesa abayuda barusha icy'abandi ngo nuko babitse byavuzwe n'iki n'Imana. Niyo yari bank, abayuda niyo yari bank ibitse umutungo w'Imana. Ka umutungo w'Imana ni ijambo. Ese abayuda barusha icy'abandi nuko babitse ibyavuzwe n'iki n'Imana. Umva idini niyo rifite amakuru y'Imana. Niryo ribitse amabanga yose. Idini nahani uzi ko ijambo rivuga ngo umuhani itorero kugira ngo ishyirwemo na byose. Muzabisoma mu Efeso cyawo cyambere. Idini ni icyambu. Icyambu racyumva? Ni kiraro. Ni icyambu cyambukiramo ibintu Imana yagombye kujyana mu bantu. Ushaka wagombye gushakira ibintu by'Imana mu idini. Icyambu none inzira. Oya, icyambu n'ahantu ibintu bicuruzwa bije bivuye hakurya bije ahantu. Naho byambukira. Umutungo w'Imana, ibintu by'Imana, abantu b'Imana bitwa abantu b'Imana. Bagombye ko rero baza amakuru y'Imana kuko nibo babibikijwe. Abayuda rero bagezeho. Ariko abayuda bagira ishyari. Bajyana abagabo babi. Umve? Abaki? Abayuda ngo bagize ishyari.
ubwo itorero ryavutse ariko ubwo ngeze kwa Pawulo umwuka wera yaramanutse abayuda bagira ishyari ngo bajyana abagabo babi b'inzererezi ziba mu maguriro ubwo ni mayibobo bateranya igitero batera imidugararo mu mudugudu batera inzu ya Yasoni bashaka gukuramo Pawulo na Silasi ngo babashyire imbere y'abantu bababuze bakurubana Yasoni na bene data bamwe babajyana imbere y'abatwara umudugudu barasakuza bati ndashaka kuvuga ijambo kamwe gakomeye abubitse ibihugu byose baje nino wowe kuvuga ko aho ngo akonovuga neza uze kubisoma ngo Yasoni arabacumbikira abo bose bagomeye amategeko ya Kaisari bavuga ko hari undi mwami witwa Yesu sizyo mikuvuga mukubyumva aya magambo muyasesagure mu yumva arimo arashaka kutwereka idini n'itorero neza urabona Yesu yaraje aravuka ntibabimenye abatijwe ntibabyitaho umwuka waramanutse idini zigukora idini ryo bisoko bareba baramubambara bazukana umwuka wararamanuka Petero arigisha kuri Pentecote idini riracyari hari ruhande rirahari itorero ryaje idini zi ku ruhande noneho haje abavuga butumwa haza Pawulo na Silasi barabafuka bagira ishyari bagize ishyari baragenda bajya mu nzego za leta baragenda babwira abanyamudugudu bavuga bati abubitse ibihugu kubika abubitse ibihugu bavuze byose abubitse ibihugu byose kubika sinzi icyo bageze na hano kubikura byumva nukugarika ubwo ibyo bita kubika n'ugusenya imico n'imigenzo n'ikidini kubika ni imbehe mwebwe mwitonze ndibuze ko n'umugenda cyane wese murage abubitse imbehe z'abantu bageze wowe hano ari ibintu muri buze kumva mwebwe muretse vuga ko hariho undi mwami witwa Yesu bavuga ko umva ukuntu bari kubareka abayuda nibo babitse iby'Imana yavuze nibo babitse ko Mesiya azaza none Mesiya yaraje barabireba aravuka baranamwica kugeza aho bamwe ka declaration umutambyi yakoze yaravuze ngo sezerera umugaragu wa uko mbonye agakiza k'Imana yacu Simiyoni musaza ak'Imana yasezeranije abayikunda bari bahari byavugiwe mu rusengero hari abayobozi bakuru b'idini kubera inyungu bafite mu idini ryo gucuruza za numa n'intungura byose n'intama tubashobora gutega amatwi cy'umuka abwira amatorero Yohana araza yababwiye Yesu baramwica arazuka muri make Yesu baramuzi ariko bavuze ngo bavuga ko urumva ko batandukanye neza bavuyemo neza idini rivuyemo rivuze ngo bavuga ko hari undi mwami utariwe Kaisari baridekaraye bagaragaje neza uruhande mwami witwa Yesu ngo abatwara umudugudu na rubanda bo bumvise ibyo bahagarika imitima nuko bakayasone n'abandi ngwate ngo babarekure muri magambo yashaka kuvuga ngo abubitse ibihugu byose babigeze ino reka dusomerere muri ibi urareba rero umwuka wera ikinda akora impamvu ubona batamushaka ni uko ubika imbehe z'abantu arazubika icyo baba bakizi abantu umwuka wera yaje ibyo bagurisha yubika imbehe ibyo bagurisha abitangira ubuntu arubika ariko abayahudi ishyari rirabasya aho niko handitse wagiye muri ya Bibiliya yitwa ijambo Bibiliya ifite ikinyarwanda cy'iki ibyakozwe rero mu gice cya 17:5 ariko abayahudi ishyari rirabasya maze bakoranya abantu babiri b'ibirara basanze mu isoko barema inteko bateza imidugararo mu mujyi biroha mu nzu ya Yasoni bashaka Pawulo na Silasi kugira ngo babagabize igitero bababuze niko gukurubana Yasoni n'abandi bavandimwe babashyikiriza abategetsi b'umujyi abategetsi b'umujyi babajije iyo ni idini ibyo ni idini niryo ribajyanye mu bategetsi b'umujyi kandi misiyo y'idini ni ugutegereza Mesiya none Mesiya yaje umuvuga baramufashe bamujyana mu nzego z'ubutegetsi abategetsi b'umujyi bararangurura bati aba bantu bateraguye isi yose hejuru none bageze nijoro bateraguye isi yose guteragura hejuru ntabwo mbizi ntabwo mbizi we mbwire guteragura hejuru guteragura hejuru hano bavuze ngo bubitse isi bateraguye hejuru isi yose no gusimbiza no guhindura
abantu bateraguye isi yose urumva no mu Rwanda ngo barahageze bateraguye isi yose urumva na none yise bateraguye ngo none bageze dino urumva wayo ni no hari hasigaye isi yose barayirangije kureba imbaraga ziri muri abo bantu izo mbaraga z'umukabera zituma umuntu ateragura hejuru ubwo udakora bakabona aho unyuze hose none umva icyabareze Yasoni ngo na Yasoni uyu yabakiriye no kubakira ntibabyemere bose barakora ibinyuranye n'amategeko y'umwami w'icyo nyine n'umwami w'i Roma bavuga ko hari undi mwami witwa Yezu ibi birego bari kubibwira bande abayobozi b'umujyi ariko ni idini ryikoranyije hamwe n'ibirara abayuda byivanze n'ibirara gishyira ngo ziba mu isoko niko hano bavuze ngo ibirara biba mu isoko ayo magambo atera imidugararo muri rubanda no mu bategeka umujyi urumva ayo magambo ateye imidugararo ayo magambo bavuze nuko baca Yasoni urumva ko atera urujijo ayo magambo yonyine ateye ubwoba kuyabwira ubutegetsi abantu bumva guteragura hejuru kandi bakavuga ko umwami ngo baje urumva nawe uramutse uyoboye urwego rwa politiki ahangaha ukumva ko hari abantu ngo baje kubika ubuyobozi wahaguruka ngo nuko baca Yasoni na bagenzi be amafaranga y'ingwatira mubiri maze barabarekura ingwatira mubiri ubwo nama n'ibiki ni ingwate n'amafaranga y'ingwate nuvuga ngo n'amafaranga utanga ingwatira mubiri akabatiwe urabudusigiye aya kuko abari menshi noneho ugiye ariko uzaza kuyakuraho ruko ibyaye bisobanutse none se tukira aha ngaha urumva bagiye kubarega mu bantu bategeka umujyi ababareze ni bande ahubwo barezwe n'abayuda ni bande bifatanije n'ibirara urumva bifatanije n'ibirara ngo abantu b'ibirara ngo biba mu isoko ndashaka kuvuga ko umukabera ashobora gutuma umuntu ateragura ibintu bimaze imyaka 2000 intego iri muri aya magambo babatangiye ubuhamya ngo abubitse ibihugu byose bageze abateraguye hejuru isi yose hejuru kwiteragura hejuru ngo bakurya amazi atera umuraba ujya mu mazi akitera hejuru uvuga ngo nta ahantu bageze isi rasambuka ibi rero bagiraga ngo berekane imbaraga zibarimo kandi uko ntibabeshyaga ntago babeshya nukuvuga ngo ahantu bageze ibintu byari bihari birasenyuka ikintu cyo nashaka kuvuga aba bantu aba banyedini ibyo bavuga ni ukuri bavuga ati abantu baduteje ikibazo nyine inyungu zabo baziteye hejuru kuko bavuze ngo hari undi mwami ati mwami nawe nubwo wicaye n'inyungu zawe nazo ubuzi ko zigiye iyo bamaze kubura ikintu bakurega bavuga ko urwanya leta bati ntago rwose ntabumva ntiyita ku nyungu za leta arabarwanya kuko urumva nta bati n'igihugu afite gahunda yo kugirira nabi urumva ikibazo gihari kubera ko babaza ukuri ntibabwira leta ukuri bavuga ko urwanya leta kubera ko gusa uvuze ukuri leta nta kintu kavuze ukuri nta kintu leta yagutwara urumva wagenda ukavuga uti aba bantu ugiye muri Bibiliya leta ntacyo biba bitwaye ikintu cyatuma leta gukurikirana ni ukuvuga ko ubwifatanyije n'umanzi urwanya igihugu ikintu cyatuma gukurikirana ni ukuvuga ko waje wubika ibihugu waje kubika ibihugu nyine oya wibuke ko n'umwami urabacirire Yesu urubanza harya si Pilato ni Pilato yaravuze ati njyewe nta cyaha mubonye nta cyaha mubonaho nta cyaha ndi kumubona bo ndikoza ibintu by'idini yabo ngo niba yayise umwami wanyu ikibazo kiri yegura batahubwo muzanye ngo yagiye kwarikaho ngo uyu ni umwami w'abayuda ntacyo dutwaye wewe yanabyanditseho ngo abayuda baramubwira ngo bisibe ngo wandikeho ngo yiyize aravuga ngo icyo nanditse nta cyane tora duhemukiye hanyuma rero tugere ku idini ni iki kugira ngo abantu bisobanukirwe iyo bavuze idini religion iyobokamana buriya rero kugira ngo abantu mumve uburyo abantu umuntu wese Faransa yavuze ngo isomo religieux kuba religieux nuvuga ngo na umuntu wese donatire mu maraso ye kwitwa umuntu agomba kuba afite imana yayobotse kwitwa umuntu ni umunyedini muri twe usome religieux twese turi abanyedini dukeneye kwitwa umuntu gusa kubera ko dufite inkomoko ku mana twararemwe turaba imana yaremye ngo tuyihimbaze niyo waba utabikora hasigara muri wowe wumva hari akantu inyota yo kugira ikintu niyo utakibona cyangwa ukibona uramya kiruta wowe n'abantu wemera ubwo se pastor ntabwo ari hahandi imana yaremye mu muntu iba igomba kuba yicaye mu cyumba iyo itahicaye wumva ukeneye kuyihicaza oya ahubwo hicara ikindi kintu mu yandi magambo idini ni uburyo umuntu yishyiriraho ubyumve neza ni uburyo we yishyiriraho kugira ngo asabane n'ikintu akeka ko
cyaba ari imana ye. Ubwo buryo bwose wakora cyitwa idini. Nyine uburyo bwose ukora ego kugira ngo usabane n'ikintu wise imana. Bamwe bafata amabuye rero bakayita imana, abandi bagafata ibiti bakabyita imana. Siko ibintu bimeze. Abandi bagafata abapfuye bakabita imana, abandi bagafata inka bakazita imana, abandi bagafata inyoni bakayita imana, abandi bagafata izuba bakaryita imana. Ushobora no gufata umuntu, hari abafata inyenyeri, hari abafata ukwezi, hari abafata umuntu wapfuye. Hari i Babuloni babwiye umwami bati urabona ukuntu umeze neza, reka ariwe basenga wenyine. Aravuga ati nibyo. Ubwo nicyo bita idini. Reba kwa Moridekayi igihe Hamani avuga ati ncyaha n'umufukamo, icyo nicyo biki yari nuvuga ngo idini mu gifaransa ubundi twego tubita c'est un besoin. Un besoin ni ikintu inevitable. Ubundi gusabana n'Imana cyangwa se gusenga n'Imana ni ikintu ukeneye kandi udashobora gukwepa. Urumva ni ikintu inevitable. Umuntu bavuga ngo kunywa amazi, iyo bigeze kunywa amazi, iyo nyota iyo kunywa amazi iba mu muntu ubishaka utabishaka kubamo. None reka mvuya kandi kandi koroshye kujya kwihagarika wenda n'urugero. Izina ryose wakwitwa, amafaranga yose watunga, nta n'umuntu nabigukorera, ntawe utumbayo. Niyo mpamvu wese ubona nawe utungundi. Urumva nta muntu abruti ngirayo. Niko n'idini rimeze. Umuntu ntabwo abantu bose mubona bagenda, buri wese bafite ikintu basabana nacyo. Byanze bikunze abantu bose yajya mu rusengero atarujyamo, yababwira ko atabyumva, afite iki ntazakuryama, yasinzira. Uko atahagarika kujya kwihagarika ni naho muri we inyota yo gusabana n'urundi muntu. Rero kuko Bibiliya ngo kuko banze kumenya ukuri, siko birivuga ngo byatumye Imana ibarekera mu bugoryi bwabo. Pastor ukira aho ngaho, niyo mpamvu Paulo yageze muri Atene asanga hari mu Bugiriki bafite ibigirwamana byinshi. Noneho bo urabizi ko kiragiye barabahanga, ariko na n'ubu ngubu ibintu byinshi byiga mu mashuri niyo byakomotse urabizi. Noneho ngo ageze ngo asanga bashyizeho n'ibicaniro. Urumva mu Bisiraheli mu Bayuda bagiraga ibicaniro, noneho mu Bagiriki no bagize ibicaniro bibafasha gusabana n'Imana. Noneho umuntu abashyireho igicaniro yenda adashyizeho n'abatambyi bafasha bari kubahuza n'Imana, kubera ko barabahanga baravuga bati wabona hari indi Mana tutubashye igicaniro yazaturakarira. Bo Abagiriki barabahanga ku bintu byo bo bafataga iyo mitekerereze bakayihuza. Bari baso stade yitwa Arupago, bicaragamo bagahana ibitekerezo ku mugoroba. Noneho ngo bari barakataje mu gushaka Imana. Baravuga bati bakora inama bati iri zuba ntipfa kubaho, iyi mvura mubona mwebwe ari gusa ipfa kwizana, iyi nyanja mubona buriya nta kintu. Dore ubwenge bwabo, noneho birangije ubwenge bwabo bwari bushingiye ku kuvuga ngo hatagira Imana dutakaza tutayisenze. Baravuze kubera ko ubwenge bavuga ati uko biri kose habaho Imana ibyara, Imana itanga imbuto, Imana itanga umukamo, Imana y'imvura. Baravuga ati haramuka hari yasigaye twibagiwe ikazaza nyuma ikatubaza icyo twayisigiriye. Bagira ubwenge basiga igicaniro urusengero cy'Imana, bandikaho ngo iki cyo ni Imana itazwi itamenywa aho izazira, ikatubaza izasanga ufite ahantu hayo. Ntabwo tutinya kubaho, nawe twarakubitse tukuzi, ariko twatuzi ko ushobora kuba uhari, twarakubitse none ntuturenganye. Dore ngizo yawe Paulo hageze rero yababwiye ati iyo musenga mutayizi ejo nzayibabwira. None ngo bose barahuruye bati kandi ngo bakundaga kumva ibintu byadutse, bamushyira muri Areopago, bakundaga kumva ibintu byadutse no gushyushya inkuru, niyo mirimo yabo ibintu bigezweho. Rero ubwo twose ku idini, idini n'uburyo umuntu yishyira. Iyo nyine ni idini rivuye. Paulo abigenza ati Paulo yarahageze, ibyo byari idini se, nyine iyo byari idini. Ahageze ngo baramubwira ati barabwiranye bati cya kintu ya Mana tutamenye, hari umuntu waje inaha ahageze atubwira ko we ngayizi azayivuga azayitubwire. Baraterana muri stade mwese muzi bamaze guhora rero, ariko kubera ya mico yabo yo gushyushya inkuru no kuvuga ibyadutse ngo ntawasigaye. Arababwira atabwo bene data atamye ko mukataje mu by'idini. Avuze ati ko mu bicaniro byanyu yagiye nsoma uko byanditseho, akantu reka ngashaka ko mukabije kwibanda mu by'idini. Gice cya 15 ati nageze inahangaha nsanga amazu yanyu yose yagiye handitseho amazina y'Imana, ariko natangiye no kubona igicaniro cy'Imana itazwi. Ati iyo mutaze ngiye kwibabwira. Avuga ko itaremwe n'intoke z'abantu, avuga ko idakorerwa nk'ibuzi kikemye, arayivuga bamwe ngo baremera bati iyo niyo Mana. Ati no yaremye abantu bose, atariko igihe cy'ubujiji Imana yarakirengagije, ariko irategeka ngo abantu bose bihane.
Mani magambo ikigaragara abantu teze amatwi bumve ngo idini umva kugira ngo idini ryumvikane neza. Soma ni hehe? Aho tundebera no muri Bibiliya y'Ikinyarwanda aho ngaho. Ni mu bice bingahe? Haranditse ibice 17 umurongo wa 22. Ngo nuko Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati bagabo banyatenayi mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendaga nitegereje ibyo musenga nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Wenda ngarukira ariko nashaka kuvuga ko akantu Pastor Emmanuel yaravuze avuga ngo mbonye ko mukabije kwibanda ku by'idini. ahubwo se wagize ngo si muri cya gice n'ubundi kwari turimo cya cumi na karindwi ni cya kindi ngo nuko Paulo ahagarara hagati muri urwo rukiko maze aravuga ati yemwe abagabo ba Atene ndabona muri abanyedini bikataje komeza ndabona sana aho niho harakine ndabona muri abanyedini bikataje ubwo nagendaga mu mujyi wanyu nkareba n'ibyo musenga nabonye urutambiro rwanditsweho ngo urutambiro rwagenewe Imana itazwe. Hanyuma ukiraho iyo Mana musenga mutayizi niyo nje kubamenyesha. Ahangaha Pastor murabona karakteri z'abanyedini bakataza mu by'idini. Twebwe twarimo twerekana ko idini ari uburyo umuntu ashyiraho ngo asabane ahagomba kujya Imana nyamana kuko ntayo we ahareba ikindi kintu hashyira ngo asatifize ya bezo ye. Ikindi kintu yise Imana tuzanye urugero rwabo muri Atene urumva urugero ariko umvise ukuntu bameze tuzanye runo rugero kugira ngo abantu bagerageze kubyumva cyane kuya barashaka kumva bamenye ko noneho rero bamenye ko idini ari uburyo umuntu ashyiraho. Noneho rero ubwo tugiye guhita tubona impamvu umuntu ashobora kwemera akibakanye no gusenga ntanabireke agakurya abantu bajya munanira gusenga ntabireke no kwiba ntabireke byose bikamunanira byose akamuka ntabireke no kugambana ntabireke. Impamvu rero nukwera iki setembezwe nukuvuga ngo muri we ntiwamurenganya ntabwo yabishobora yashobora kutabireka kuko si we wigize gutyo yarabigizwe yaremwe ameza atyo yaremwe ameza atyo yaremanywe gusabana n'Imana yaremwe agomba gusabana n'Imana yaba ariyo yaba atariyo yagomba gusabana n'Imana nyamana. Noneho birangije atandukanye nayo icyo cyumba cyari kirimo aho Imana iba gisigara kitambaye ubusa. Noneho kuko kibaye inyota agomba kurema agomba kugira ikindi. Urabona Adamu amaze kwambara ubusa ntabwo yerekeye aho yarebye umwambaro avuye mu mwambaro w'Imana kwiremera ibicoco yeseremera ibicoco yarawuremye. Nibyo rero umwambaro w'Imana umaze kuvaho yaremye undi mwambaro. Bisobanuye ngo noneho ahari Imana yo ntayihari habaho kwiremera habaho ikindi wise habaho ikindi wagize Imana. Niyo mpamvu bamwe bafata inka bakayita Imana, abandi bagafata inyoni, abandi bagafata ibiti, abandi bagafata ibiki bakabibaza bakabyita Imana. Nukuvuga ngo ntabwo wabaho udafite icyo wagize Imana icyo wagize Imana. Niyo mpamvu hari n'abantu bafata n'abapfumu bakabagira Imana zabo, abandi bagafata Satani bakamugira Imana. Nibiki byose ufite ruhango ntabwo wabaho hatari ikintu wemera ko kikuruta uramenya usenga ugire gute. Ariyo mpamvu mu Befeso Paulo yandikira itorero ryo muri Efeso hara muri Turikiya yarayibwiye ngo mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo mwari muriho mudafite Imana rurema mutagira ntiyahakanye Imana yarayivuze mwari mufite indi ariko itari rurema mutagira Imana rurema yagati mwari muri mwisi mutandukanijwe n'ubwisiraheli muri abashyitsi ku masezerano mwari mwisi mudafite Imana rurema ariko mwari mufite izindi Imana. Nicyo afite yababwiye yaravuga ngo mwari mufite izindi Imana mwisi. Hari bafite izuba, Imana yitwa izuba, ukwezi, inyenyeri, ibintu babaje n'ibiki byose. Hari n'abantu bafata umuntu ubugeze akomera mu mateka bakamugira Imana. Si biba hose. Hari abantu bafashe ba Buddha yari umuntu wabayeho aho kubera ko yabaye ari umuntu ufite ubwenge
buriya hari igihe kizoshobora kuzagera na Gandhi Gandhi nagaro wa kera cyane Mahatma Gandhi uramubona ukuntu ari umuhanga afite ibitekerezo igihe gishobora kuzagera akabaho abantu bakamugira imana urabona Mandela w'ejo bundi Mandela ashobora kubaho hashira igihe urabona ko hari ejo bundi abantu bakamwizera abantu barangiza bakazamugira imana bakamusenga hari abantu waburi koko twatse mu Chibangu igihe ari umuntu usanzwe barangiye baramusenga buriya utabona n'abariya bose wumva ngo ni bande abo bantu bose mu mateka mu Rwanda ngira ngo habaho n'umuntu witwa Ryangombe nawe baramuramije uri murumva oya tujye hafi warize ko ari abantu bemera Mariyamu kuruta Yesu Mariyamu uriya wabaga Kabera ahubwo bakemera n'ibintu yavuze ibyo yavuze akaba ibintu we akaba badashobora na rimwe yapfire mu Rwanda hariya ashyingwe hariya Nyabisindu ku buryo amategeko ye niyo abayobora amategeko niyo abayobora uziko ibyo bintu mbibona kandi bagahuza bakaba inshuti bakaba abantu bamwe barangiza bakanamenyana bakavuga ati hari ukuntu yatubwiye Bibiliya kuri bo agomba kuba afite indi Bibiliya yabandikiye noneho ubwo nshatse kuvuga ko n'umuhanuzi uguhanurira ari igihe umuhindura imana na paseri wawe ushobora kuvuga uti iyi niyo mana ndetse aba banyamadini bagira nk'idini ryabo yafite nk'idini rye iyo ataraza imana ibitarinjira mu imana ibidahari iyo yasize ntabwo iba yateranye iyo atabwirije ntabwo barabaza za byari atari wahanuye ntabwo imana rero ibintu bizavuka ko abantu baduteza bakwe babyumve aba bantu babaho gutyo umunsi uwo muntu azapfa ubwo no kuvuga ngo azajyana n'ibintu bishya kuko nawe yiyubakaho kubabwira ko niwe ufite yerekwa niwe ukoreshwa nayo wahase inda y'ibyo batekereza viziyo niyo mpamvu ubona yo yaje bose bajyayo yose bajyayo niyo mpamvu rero ubona ko icyo dushatse kubwira abantu bateze amatwi ni uko umuntu ashobora kwihimbira imana yayigira umuntu cyangwa akayigira ikintu ariko nta gusigariraho ubwo tugiye kubona impamvu insengero zuzuye abantu ntabwo bajyanwa n'ikindi impamvu imwe ituma bajya mu nsengero ni ukubera ko muri bo niyo insengero zitabaho bahimba ibindi uzi ko nabonye umuntu ufata inzoga nayo akayigira imana n'icupa uruzi ko bafata n'amafaranga bakagira imana bati yonde urumva we papa ni we mama ni wo umunezero ni wo amahoro akabibwira inzoga bati gacupa kanjye gacupa keza ni wo amahoro ni wo umunezero iyo ntakubonye ntabwo mbaho ntabwo nsinzira akaranya icupa ry'inzoga umva ikimenyetso cyerekana ko ntabwo idini ryazanywe n'abazungu abantu babyumve neza bateze amatwi ntago abazungu bazanye idini bazanye n'imana ariko mbere uko abazungu bagera mu Rwanda bahakiza imana bari bahari ubwo nyine niho ngeze ahantu abantu birirwa birukanka mu rusengero bataza gutekereza yuko ibi bintu barimo byazanywe n'abazungu niyo bataza kuza idini ryari ingero ebyiri mu muco nyarwanda nta Bibiliya bagiraga nta n'ahantu bigeze babona na hamwe nta n'ubutumwa bumvise ariko kuko cya cyumba kibamwe amakuru bemeranije ko mu Rwanda ngo imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda nta nsengero zahabaga se hariho n'abatanga nta maturo yabagaho se hariho amaturo gutura ntibije none abakozi b'amadini bahozeho abitwa imandwa babagaho kubatiza se barabatizaga bagiraga amazina biruko abazungu baza kubatizwa bakoraga imana kwirabingwa no mubatizo harimo n'abihaye imana babaga bahari abapfumu abanyarwanda bari bazi abapfumu ni nk'abanyempano habagaho n'abanyempano n'abahanuzi mu buryo bwabo ndetse ku buryo abantu bose bazi yuko kwerekwa satani we yajya yerekwa akagira n'amayerekwa kandi icyo dushaka kubwira abanyarwanda baduteze amatwi bamenye iki ngiki turashaka kuvuga idini n'itorero twarimo tuvuga idini cyane mu Rwanda ntabwo idini ryazanywe n'abazungu abantu babyumve neza byabayeho mbere yuko abazungu baza uretse ho gatoya turetse kuva ku idini kugira ngo tugere ku itorero ndabizi itorero riri butworohere tubanze ahubwo dusobanura idini neza iyo tuvuze twebwe ngo amatorero n'amadini ubundi tuba tuvuze iki iyo bavuze ngo amatorero n'amadini turarigeraho turebe nyine imvugo yacu y'amadini twita amadini niyo yayisobanura pastor babihanganye gato nsubize pastor twebwe biriya bintu iyo bivuzwe bivugwa bikurikije uko abantu biyita ariko igisobanuro mu buryo bwimbitse ntabwo wabakize kuko hari abantu bavuga ngo twebwe ngo turi idini runaka abana ba turi itorero runaka kubibita rero
ntabwo babibita bagiye mu buryo bwimbitse, babibita bakurikije uko biyita. nanjye nagira ngo rero utwumva we yikundira idini ye amenye idini turi kujijisha. Ibyo ni byo bita kujijisha. Noneho idini ni igiki? Ni ikintu cyose umuntu yishyiraho ngo akore imigenzo. Idini igendana n'imigenzo n'imihango. Ubwo ibyo ntibitandukana. Imigenzo n'imihango, ibintu byose ubona by'inyuma abantu bakora bigaragara, ku buryo ibyo bintu banakora biroroshye kuko ni iby'inyuma. Ni imyitozo y'inyuma. Idini, itorero rigira ibintu by'imyitozo ku buryo umuntu akureba ati ubwo ameze atya nuwaha. Ibyo rero biroroshye kuko n'ubundi idini rya kera mbere yuko abazungu baza bari bafite ibintu bakora n'imigenzo n'imihango ukabamenya. Twarimo tuvuga rero ko mu muntu imbere habamwo icyumba cyambaye ubusa agomba kuzuzamwo aho Imana yagombye kujya. Yabikora neza cyangwa nabi ariko agomba kuhuzuza. Niyo mpamvu rero tugeze ku banyarwanda ba mbere yuko ubutumwa buza mu Rwanda. Abanyarwanda bari bazi insengero, utuzu twa Kinyarwanda, hari abakozi b'Imana. Kwitwa umukozi w'Imana abantu babyumve neza. Abakozi b'Imana ntibaje none. Imana yabagaho. Kandi ikintu gitangaje, Imana bavugaga yari nayo Mana dusenga. Kuko bavugaga ngo harera Imana, habyara Imana, hakuza Imana, hakiza Imana, habyara Imana, ngo umwanza gucira kanzu, umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Ni imigani itava muri Bibiliya. Iyo none bakuye he izo filozofi? Baze kuye muri cya cyumba. Okay. Nibyo nashakaga jewe, nibyo nashaka kuvuga. Kuko biravuga urumva ko bari bafite hishurirwa mu Roma, havuga ngo no mwijuru uko imanza zizagenda abantu bagira ngo impamvu abantu bazajya mu manza ababayeho nta dini rihaba bazakirwa imanza zijyanye na conscience. umutima nama uzamucira urubanza. Bazabaza ati noneho ko muvuga ko mutemwa abonye pasiteri, tubaze umutima wawe, wise umwana wawe kwarera Imana gute, ko hakiza Imana gute? Rero bazakirwa imanza zijyanye n'umutima nama. Umwana wawe havuga Imana gute? Havuga Imana ubanga ngo Imana ngo abantu sibo Mana wabikuye byerekana ko muri wowe n'ubu utabikora wari ubizi. Bazakirwa imanza zashingiye kuri Bibiliya no ku mateko ayo ari yo yose zishingiye ku mutima nama. Noneho bagende nibegera ku bantu ba kino gihe bazakirwa imanza z'iryo bumvise n'imbabazi bahawe bakazanga n'ubuntu bumvise. Ariko abaduteze amatwi bamenye ngo abantu bose nusomo rurije twese turabanyedini twese. Ubwo nibyo turabanyedini. N'uryama mu rugo ntajye gusenga ubwenge bwe. Kuwa gatanu ntajye kwijuma, kuwa gatandatu ntajye ku isabato, ku cyumweru ntajye mu rusengero. Ayavuze ati ubwenge bwanjye burahagije. Ubwo nawe yafashe iyo kintu ashyiramo. Ufite amafaranga bati ntabyo nkeneye, ndajya kuyisaba iki ko ufite amafaranga? Ni Imana ye. Hari ufite bene abo bakomeye kavuga ati nge ntacyo naba sinkeneye gusenga. Uwo nawe afite aho. Hari ujya munsi y'ibiti, hari n'abanga kurya. Mbese abantu niba umuntu hazibaza ibi bintu cyabiteye. Noneho pastor, ubwo tugeze ahantu mbere yuko tujya mu isaha ya kabiri, kuko isaha ya mbere irarangiye. Yego, tunyure mu itorero noneho. Idini ryo ryasobanutse buriya abatse itorero ntituricemo kabiri, mwaretse itorero tukareza mu mwanya wa kabiri, kubera ko hano ndabona twakomeza kuvuga ku idini, kubera ko hano ndabona hasigaye iminota mike cyane, 6 kugira ngo tujye mu isaha ya kabiri, tujye mu gice cya kabiri. Mwaretse mu gice cya kabiri tugatangira n'itorero, ariko twemeranya yuko tuva hano twemeranyije umwuka wera. Twasanze umwuka wera ngo tuzakora kuri isomo ry'umwuka wera. Umwuka wera ni igiki? Umwuka wera ni Imana. Ni Imana. Urumva? Noneho umwuka wera Yesu yaravuze ngo mureke ngende nohereze umwuka wera. Uwo naza azakuri bisatu, azatsinda bisi. Yasi bavuze bubamye kandi ntibayiteye hejuru mukanya ngo azatsinda bisi. Hangiza bemeze iby'icyaha n'iby'amateka kuko batagize ute, kuko batamwizeye, azatsinda bisi. Babisi umuse kumuka yaje bemeze iby'icyaha n'iby'amateka. Ubwo iby'amateka nuvuga ngo azavuga ngo hazabaho urubanza, hazabaho kurimbuka. Noneho rero umwuka wera amaze kuza rero yaje gukora iki? Yaje kuvana abantu mu gihirahiro. N'ubu ngubu umwuka wera yaje asohora abantu mu madini. Niko noneho niyo umuntu ari umunyedini umwuka wera akaza mu gihe araza kubika. Azavuga itorero mu kanya abantu bamenye itandukano ry'itorero n'idini, aho bitandukana ni hehe. Kandi ndabizi abantu benshi baza kubibona. Shakwese izina babita kuvuga ngo abanyamadini abanyamatorero ngo bahuriye hamwe. Ese batandukanira ku kwizina? Ubundi ari kintu Yesu yavuze ko mu mwibuke baramubaje bati
tuzabamenyera kuki ubwo nicyo kibazo yabazaga kuko byarabacanze nabo byarabacanze baramubaza bati tubwira ubundi ko twumva biducanze ati none ati yabwiye ati hazaza abantu bita Kristo bazaba ari abanyedini bazakora ibitangaza mu izina ryanjye kandi bizakoreka ari abanyedini kandi bizabikoreka bazaba bamanura imiriro